Simpagaze hano nk'umuhanuzi ahubwo mpari nk'umugaragu wanyu mwebwe abaturage. Mu 1994 nyuma y'imyaka inavuye muri gereza, Nelsoni Mandela Madiba yaje gutorerwa kuba perezida wa Afrika y'Epfo, maze arahira yivuye inyuma ko nta muntu n'umwe uzongera guhezwa no gukorerwa ivangura. Nubwo bigoye kwiyumvisha uburyo umuntu ashobora gufungwa imyaka 27 ariko agakomeza guharanira ku cyo yiyemeje. Nelsoni Mandela Madiba we yakomeye ku ntego yo guharanira uburenganzira bw'abirabura, ndetse n'igihe yafungwaga mu 1990 yongera guhamya ko azakomeza gukorera abaturage. Mwese tubane muri iki kiganiro kirimo amagambo akomeye yavuzwe na Nelsoni Mandela, benshi dufata nk'intwari ya Afrika. Ni muntu ki, yavukiye he, yize he, kandi yaharaniye iki gituma benshi bavuga ngo ni intwari ya Afrika? Njye ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Ibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Nelsoni Mandela Madiba niko yitwa, ni umunyafrika y'Epfo yarwanyije ivangura rishingiye ku ruhu rwakorerwaga abirabura rizwi nka apartheid, ndetse aza no kuba perezida wa mbere w'umwirabura muri iki gihugu mu 1994. Mandela afatwa nk'icyitegererezo n'abaturage benshi haba muri Afrika no ku isi yose muri rusange. Ese Nelsoni Mandela Madiba yaba yaravutse ryari? Nelsoni Mandela yavutse ku itariki ya 18 Nyakanga mu 1918, ariko kandi aza gutabaruka ku wa 5 Ukuboza mu 2013 afite imyaka 95. Kurwanya ivangura byatumye abazungu bamufunga mu 1964 ndetse agenda ahindurirwa gereza. Ndetse ibihano byongerwaga umunsi ku munsi, ariko aza gufungurwa mu 1990 ubwo ishyaka rye ANC ryemerwaga n'amategeko. Uyu mugabo utaraciwe intege n'imyaka yafunzwe, ahubwo agakomeza guharanira ko abirabura n'abazungu muri Afrika y'Epfo bagira uburenganzira bungana. Yagiye avuga amagambo akomeye kandi arimo inyigisho zigenderwaho na benshi. Ubwo yagezwaga imbere y'urukiko muri Mata mu 1964 ashinjwa ubugambanyi, Nelsoni Mandela Madiba yirengagije ko yashoboraga gukatirwa urwo gupfa, maze avuga kuko byagenda kose n'ikiguzi cyose byamusaba yagitanga, ari ku rugamba rwo guharanira ko abirabura n'abazungu bagira uburenganzira bungana akarutsinda. Yagize ati, narwanyije ukwishyira hejuru kw'abazungu kandi narwanyije ukwishyira hejuru kw'abirabura. Nasigasiye igitekerezo cyo kubona umuryango urimo kwishyura ukizana, aho abaturage bose bangana mu mahoro kandi bagahabwa amahirwe angana. Ni igitekerezo nifuza ko kibaho kandi kikagerwaho, ariko nibiba ngombwa niteguye no gupfa. Ibi kandi byaje bishimangira ijambo yavuze muri Kamena mu 1961, aho yavuze ko nta bubasha cyangwa imbaraga na nke zishobora gukumira abaturage bahejwe biyemeje guharanira ubwigenge. Nubwo bigoye kwiyumvisha uburyo umuntu ashobora gufungwa imyaka 27 ariko agakomeza guharanira kugera ku cyo yiyemeje. Nelsoni Mandela Madiba we yakomeye ku ntego ye yo guharanira uburenganzira bw'abirabura, ndetse n'igihe yafungwaga mu 1990 yongera guhamya ko azakomeza gukorera abaturage, agira ati, simpagaze hano nk'umuhanuzi ahubwo mpari nk'umugaragu wanyu mwebwe abaturage mwese. Mu 1994 nyuma y'imyaka inavuye muri gereza, Nelsoni Mandela Madiba
yaje gutorwa kuba perezida wa Afurika y'Epfo maze aharanira yivuye inyuma ko nta muntu n'umwe uzongera guhezwa no gukorerwa ivangura. Agira ati oya ntibizongera kubaho ko igihugu cyacu cyiza gihura n'ivangura rikorerwa bamwe no kubabazwa n'igisebo cyo kuba nk'inyamaswa ku isi. Mureke ubwigenge bwacu buganze kandi hose. Mu gihe hari abatekerezaga ko atazava ku butegetsi nyuma y'igihe kinini yabiharanira, Nelsoni Mandela Madiba yaje gutungurana ubwo manda ye yarangiraga mu 1999 maze avuga ko azi neza ko yagerageje gushyira mu bikorwa inshingano yari yarahawe n'abaturage. Mu gitabo cye yise Conversations with Myself, Nelsoni Mandela Madiba yavuze ko kimwe mu bintu byamuteraga impungenge cyane ubwo yari afunze ari uko hari abaturage bamufataga nk'umutagatifu. Yabivuze agira ati kimwe mu bintu byampangayikishaga cyane igihe nari ndi muri gereza ni ishusho itariyo nahaga abaturage bari hanze aho bamfataga nk'umutagatifu. Muri iki gitabo kandi Nelsoni Mandela Madiba yagaragaje uko ivanguramoko akenshi rigenda n'uburyo umuntu aritekereza kuri ryo. Agira ati icyo dushaka ni umuryango utarangwamo amoko. Turi kurwanya urugamba rwo kugira umuryango aho abantu bazareka gutekereza bagendeye ku ibara. Ntabwo ari ikibazo cy'ubwoko n'ikibazo cy'ibitekerezo. Mandela kandi yigeze kugaruka ku ntambara yo muri Iraq aho yavuze ko George Bush wari perezida zunze ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2003 ashaka gushyira isi mu kaga. Ati icyo namaganye n'ubutegetsi bumwe bufite umukuru w'igihugu udafite icyerekezo, udafite ubushobozi bwo gutekereza neza, none barashaka gushyira isi mu kaga. Yigeze kandi kugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda aribo bakunze kwita mayibo, bavuga ko ari ikimenyetso cy'uko hari akazi katararangira. Agira ati aba barara mu mihanda bakabaho basabiriza kugira ngo babone ikibatunga, kimwe mu kimenyetso cy'uko hari akazi katararangira. Nelsoni Mandela Madiba kandi yari umuntu uharanira guteza imbere uburezi, aho yahamyaga ko ari intwari ishobora kugeza igihugu ku bwigenge nyabwo. Uburezi ni intwari ikomeye ishobora gukoreshwa mu guhindura isi yose. Nelsoni Mandela afatwa nk'intwari ya Afurika. Nubwo bigoye kwiyumvisha uburyo umuntu ashobora gufungwa agafungwa imyaka 27 ariko agakomeza guharanira kugera ku cyo yiyemeje, Nelsoni Mandela Madiba we yakomeje ku ntego yo guharanira uburenganzira bw'abirabura ndetse n'igihe yafungwaga mu 1990 yongera guhamya ko azakomeza gukorera abaturage. Agira ati simpagaze hano nk'umuhanuzi ahubwo mpari nk'umugaragu wanyu mwebwe abaturage mwese. Wakoze kandi gufata uyu mwanya. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Je wumvaga ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Aho kandi twareberaga hamwe mu magambo akomeye yavuzwe na Nelsoni Mandela. Nelsoni Mandela ufatwa nk'intwari ya Afurika. Ngicyo mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media. Ese yaba hari amateka y'umuntu cyangwa ibintu runaka ushaka kumenya? Bitwandikire hano muri comment section maze tuzagaruke tubivugaho mu magambo arambuye. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media.